mwitanga mu maparuwase yanyu, mwitanga mu matsinda, mukorera Imana nubwo twanyuze mu bihe bikomeye. Iki cyorezo cyatumye twese tudashobora guhura, ariko turi kumwe mu mwuka kandi umurimo w'Imana urakomeje nk'uko n'ubundi twawukoraga, kubwo kudukunda ikitanga ikaduha umwanya kugira ngo uyu mwanya ushoboke twegerane, dusenge, duhumurizanye, dutanga ijambo ry'Imana. Uyu munsi nk'uko mubizi dufite ijambo ry'Imana tugiye gusangira, kubera ko dukomeje turakeka ko mu minsi iri imbere itariki ya mbere z'ukwa gatandatu tuzaba dushobora guhura, ariko hagati aha dukomeje nk'uko gahunda yari imeze. Uyu munsi ni icyumweru cya 7 gikurikira icyo kuzuka, kandi muribuka neza ko ku wa 4 wari umunsi twizihizaga kuzamuka kwa Kristo. Dukomeje n'ibyo bice, dukomeje kwibuka ukuntu Yesu yazamutse agenda ku bwacu, agenda atanga umugisha. Iri jambo ry'uyu munsi ndagusaba ngo Imana igufashe ugire ikintu wumva cyawe kigire icyo kiguhindura mu buzima. Iri jambo rigire aho rikuvana n'aho rikugeza. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana nk'uko turibona muri Luka igice cya 24, cyane cyane ku murongo wa 44. Haravuga ngo, Luka 24 umurongo wa 44, haravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kubohereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Abajyana hanze, abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru, abaha umugisha. Akibaha umugisha, atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya, basubira i Yerusalemu mu munezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Bene data, nimwakire ijambo ry'Imana, mureke dusenge. Turagushima Mana kuko hari byinshi dukorera bimwe ntitubimenye, ariko kuko turi bazima, kuko turi hano tukaba twumva ijambo ryawe, tuzi ko uri kumwe natwe. Mana, tuzi yuko byabaye ngombwa ko usubira mu ijuru kugira ngo umwuka wera uze ubane natwe. Mana, ntabwo dushobora kubabazwa n'iby'isi kugeza aho twageza ku rugero rwawe. Ubwo watsinze kandi ukatubwira ko tuzatsinda, duhagaze mu mbaraga zawe. Ijambo ryawe rikomeze kuduha imbaraga no kukwizera. Mana, ngwino abe ari wowe uvuga. Mana, ngwino ufungure imitima yacu n'ubwenge bwacu kugira ngo ijambo ryawe rigire aho rituvana n'aho ritugeza. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nishimiye uyu munsi kuko uyu ni umunsi twibuka kuzamuka kwa Kristo, nubwo ku wa 4 hariho ijambo twumvise ryatanzwe kandi rikagira icyo ritumarira, ritwibutsa ko nubwo Yesu yazamutse, ariko yazamutse adusigira umugisha we kandi adusigira n'imbaraga z'umwuka wera. Uyu munsi nk'uko nabibabwiye, uyu munsi wo kuzamuka kwa Kristo ni umunsi tutajya twibuka, tutajya tuganira cyane, tudaha agaciro nka Noheli cyangwa Pasika. Benshi ntago bajya banawibuka kuko kenshi uza hagati mu cyumweru. Ariko uyu ni umunsi ukomeye kuko Yesu kera akiri ku isi yabaga ari hamwe, akaba ari hakorera ibitangaza bye, akaba adashobora kujya ahandi kuko yabaga ari ahantu hamwe. Ariko Yesu amaze kugera mu ijuru, yohereza imbaraga z'umwuka wera,
yicara iburyo bw'Imana Data, aratuvugira, aradusengera, aradutakambira. Nta zindi mbaraga ziruta izo ngizo. Yasubiyeyo mu cyubahiro cye kuba iruhande rwa Data wa twese kandi no kudusengera. N'imbaraga z'Umwuka we yatwohereje, izo mbaraga ziri kumwe natwe aho turi hose ku isi hose. Iki gice uyu munsi turimo gusoma kiragomba kugira icyo kiduhinduraho, kuko nitutagira icyo duhinduka ntabwo ijambo ry'Imana riza kuba riri kumwe natwe. Yesu Kristo aratubwira ngo ubwo yagiye akadusigira umugisha, uwo mugisha turawufite. Kuzamuka kwa Kristo kwateye, iyo usomye muri Luka 24 igice cya 51, ngo kuzamuka kwa Kristo kwateye abigishwa be ibyishimo. Ngo akibaha umugisha atandukana nabo, ajyanwa mu ijuru, nabo baramuramya, basubira i Yerusalemu n'umunezero mwinshi. Ibi bivuze iki? Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu mwakundaga yajyanwa mu ijuru mugasigara mwishimye. Ntabwo byumvikana ukuntu ujya gusezera umuntu kuri aeroporo wakundaga agiye mu mahanga asubiye iwabo ugasubirayo wishimye. Hari ibanga, hari imbaraga ziri hagati y'abigishwa ba Yesu hamwe na Yesu kugenda kwe. Turaza kubibona. Ngo kuzamuka kwa Yesu kwabateye ibyishimo byinshi. Ni kuki? Nuko bari bazi ko ibyo Yesu yababwiye yaje gukora abirangije, kandi ibyo agiye gukora nabyo ari ibyabo. Kubabera ku ruhande rw'Imana Data twese, kubasengera no kubohereza imbaraga z'Umwuka wera. Murabyibuka ko bose bajyaga inyuma ye agakora igitangaza bamushungereye. Yaravugaga bakamureba. Hari aho bagiye bananirwa gukora igitangaza kuko batari basenze ngo biyirize. Ntabwo bari bafite imbaraga zihagije zo kuvana umudayimoni muri uwo mwana. Ariko ubu ngubu Yesu aravuga ati, ngiye kugenda kandi ndaza kubohereza Umwuka wera, ndaza kubohereza imbaraga. Nk'uko nari mfite imbaraga, namwe niko muzazigira, kandi muzakora n'ibiruta ibyo njyewe nakoze. Umunsi wo kuzuka baramurebye, baramubona, ngo igicu kiraza, arazamuka ahura n'igicu, aragenda arabura. Ariko hagati aho yari arimo abaha umugisha. Arimo kubaha umugisha, ntabwo igicu cyategereje yuko anarangiza, yahise aburira muri icyo gicu aragenda. Abigishwa ba Yesu bari bamaze igihe bari kumwe nawe. Yari amaze iminsi 40 amaze kuzuka, arimo abategura. Birasa nkaho yari arimo abacutsa, akajya aza agahura nabo akabura. Muribuka ko yaje ahura nabo bari mu cyumba, ntaho bakinguye, arinjira avugana nabo, ati amahoro yanjye abe muri mwe. Arangije arongera arabura. Ibyo byari ibihe byo kubereka ngo naragiye ariko ndi kumwe namwe. Naragiye ariko ndacyaza nkabasura. Ariko iki gihe arangije kuzamuka mu gicu, ntabwo yongeye kugaruka. Ariko icyo yagiye kudukorera kirakomeye kandi kiracyakomeye. Ibi bitwereka ngo yarazamutse aragenda ajya kwa Data, kandi iki gicu nacyo gifite icyo kitwereka. Kuko ndashaka ko mwibuka neza, nta muntu wari wabona Imana n'amaso ye. Ariko kenshi igicu cyarazaga kikagaragara mu bihe bitandukanye. Muribuka Abisirayeli bagenda mu butayu, ngo nijoro hariho umuriro wakaga, akaba ari ubayobora. Kandi ngo nijoro ku manywa hakabaho igicu nacyo kibayobora. Uyu ni umugisha w'Imana. Iri ni isezerano ry'Imana. Yesu rero kuba yaraburiye mu gicu, ni ukuvuga ngo Imana yaramwakiriye. Ubu ni bumwe mu buryo Imana itwiyereka.
kuko ntabwo dushobora kuyibona ngo tubeho, ariko ikora uko ishoboye kugira ngo itwiyereke mu buryo butandukanye. Nta muntu wari wabona Imana, kandi ndakeka ko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga tuzayibona nitugera imbere yayo. Ikindi kigaragaza ko Imana koko iba iri kumwe natwe mu buryo butandukanye, mu isezerano rya kera, kugira ngo murabyibuka ubwo Salomo yubakaga inzu y'Imana, ariko hakaza igicu kikayuzura. Iki gicu cyaje muri inzu y'Imana, kirerekana ubwiza bw'Imana, kirerekana ko Imana yari ihari. Iyo ukomeje rero mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 9, turabona yuko Imana yakomeje kwerekana ko iri kumwe nabo nubwo yari itari ihari. Uwo murongo uravuga ngo, amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Ntabwo bategereje yuko aburirayo, ahubwo agitanga umugisha akirambuye amaboko, ngo aho ngaho niho yagiye mu gicu arabura. Aho ngaho ni mu bwiza bw'Imana. Aho ngaho ni ukwerekana ko Imana ariyo yaje kumwiyakirira, kandi murabizi neza ngo umunsi azagaruka tuzamubona ava muri ibyo bicu. Byanejeje intumwa ze, zigenda zishimye, zigenda zishima Imana, kuko bari bazi ngo ibyo yababwiye koko nibyo. Yari yarabacukije buhoro buhoro, kandi ijambo rya nyuma n'igikorwa cya nyuma ni ibintu bikomeye cyane cyane iyo dusezera abantu. Kuba yari arimo abaha umugisha, akagenda abaramburiyeho ibiganza, akaburira mu gicu, niyo shusho ya nyuma bafite ya Yesu, niyo shusho ya nyuma natwe nk'abantu tuvuga dufite ya Yesu. Ariko kuri uriya munsi azagaruka, ni naho tuzamubona yongera agaruka. Ibi byose bivuze iki? Bivuze yuko iyo wamaze kwakira Yesu Kristo, ukakira agakiza ke, ukamumenya, hari imbaraga, hari ukuvugana, hari ubumwe mugirana, ku buryo iby'isi bitandukana n'ibyo agakiza kakwereka. Aho kugira ngo ubabare, urire, utakambe kuko Yesu agiye, ngo bagize umunezero ukomeye. Ibi bivuze iki? Bivuze ko abafite Kristo bafite ubumwe nawe, bafite uburyo bavugana, bafite iyo rezo, bafite iyo network, navuga ngo baravugana, hakagira amarenga amwe abantu badashobora kumenya, ariko abo ngabo bafitanye ubumwe na Kristo bamenyana. Ikintu dukeneye nk'abantu b'intege nke ni umuntu uzaturengera ku munsi tuzahagarara kubazwa ibyo twakoze. Hari byinshi bitunanira nk'abantu, hari kenshi twiheba, hari kenshi twibaza ko Yesu yadusize, ukavuga atari ku Mana. Abantu 400, abantu 800 barapfa mu munsi, ubwo koko uri hehe? Umuntu akavuga atari ku Mana, ko nabuze akazi, ko nabuze imibereho, koko uri hehe? Ndashaka kubwira ko Yesu Kristo ari kumwe nawe, kandi ejo bundi gutabarwa kwe ntabwo kuzabura. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 34, hari amagambo meza cyane atwibutsa ngo ninde uzaciraho iteka, ninde uzaciraho iteka? Ni Kristo, kandi ari we wazipfiriye. Kantangire ku murongo wa 33, ninde uzarengera intore z'Imana? Ni Imana, kandi ari ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana, kandi ariyo yazitsindiye. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Yesu Kristo, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana udusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa n'ibyago, cyangwa ni ukurenganywa,
cyangwa ni inzara, cyangwa ni intambara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota. Ibi byose ntibishobora kudutandukanya n'uwatwitangiye kandi n'utwita intore kandi yaragiye kutuvuganira. Ibi biratwibutsa ngo ntabwo turi hano ku bwacu, ahubwo hari umuntu turi kumwe nawe ufite imbaraga ziruta izacu, wanyuze mu bikomeye biruta ibyacu kandi witeguye kudutabara igihe icyo ari cyo cyose. Hari umubisha uturega, hari umubisha udutega, hari umubisha uducurira buri gihe atwibutsa ibibi twanyuzemo, adutega iminsi kuva uri umwana kugeza ushaje. Ariko inkuru nziza ngiyi ngo dufite n'umucunguzi kandi umurengezi kandi udutakambira kandi watwitangiye. Uwo ni we Yesu Kristo. Haleluya. Bene data, ibi byose tunyuramo mu isi hari icyo twiga. Kuba Yesu yaraje mu isi akanyura mu bikomeye agatsinda, kuri twe ni isomo rikomeye ngo ntabwo turi ab'isi, ariko hari uwatsinze isi. Uwo nguwo niwe twizera. Ntabwo Yesu ashobora kugutererana kuko hari ibyo wananiwe, ariko ashobora kuguhagararira no kukuvuganira kuko nicyo cyamuzanye agapfirwa ku musaraba. Yarakwitangiye, azerekana ibiganza bye kandi azerekana n'imbavu ze, azerekana inkovu ze z'imisumari ko yakwishyuriye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritwibutsa ngo yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, ngo niwe utuvugira, niwe udusengera, kandi dufite n'umwuka wera utuyobora kandi akadusengera atakamba. Yesu Kristo yaraje arapfa kugira ngo twebwe tubeho. Bene data, mwe kwicwa n'agahinda, mwe kwicwa no kwiheba, mwe kwicwa n'ibicumuro bitari ngombwa byo mu mitima yacu. Ndashaka kubibutsa ngo iyi Mana dukorera, kuba yaraduhaye umwana wayo Yesu Kristo, yari ifite impamvu. Yesu Kristo araza abana natwe, abona uko tubayeho, abona uko tubabara, arangije arazamuka yicara iburyo bw'Imana Data twese kugira ngo atuvugire. Ibyo Satani byose akunyuzamo umenye yuko ari iby'igihe gitoya. Kuba Satani yarashoboye kuvugana na Yesu imbona nkubone, nuko byerekana ko Satani ashobora no kuvugana natwe umunsi ku wundi. Ariko umusubiza iki? Ijambo ry'Imana nk'uko Yesu yarishubije, nawe urarifite. Bene data, ndabashishikariza gukomeza gusenga, musengera mu miryango, gukomeza gusoma ijambo ry'Imana, kuko muri iryo jambo ry'Imana niho tuvana imbaraga zo guhagarara, imbaraga zo gusubiza, imbaraga zo kuvuga ngo si uko bimeze, ntabwo ngiye gupfa, ahubwo Imana igiye kuntabara. Ntabwo ngiye kunyura mu bikomeye kuko Yesu yabinyuzemo, Yesu yaranyishyuriye. Abigishwa ba Yesu nabo bari bameze nkatwe, bari baranyuze mu bikomeye, bari barihebye, bari baratinye, ariko amaze kubaha umugisha, bamubonye agiye, baravuga bati nyamara uyu muntu agiye kutuvuganira kandi agiye kutwohereza umwuka wera, ngo bagenda bafite ibyishimo byinshi. Mwene data, kimwe mu bintu biranga umukristo, umuntu ukunda Imana, ni ibyishimo byo mu mutima. Ntabwo yishima kuko afite akazi, kuko afite amafaranga, yishima kuko hariho izindi mbaraga yizeye ko ibindi byose nibihagarara, ariko hari umukunda utazahagarara. Muri Luka igice cya 24 niho tubona ukuntu Yesu agenda, abigishwa bamubonye n'ishusho ya nyuma bafite ya Yesu. Luka 24 umurongo wa 50, ngo abajyana hanze abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha. Akibaha umugisha, atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru, nabo baramuramya, basubirana i Yerusalemu mu munezero mwinshi. Icyo gicu cyabatandukanije
n'ayo maboko yari arambuye niyo shusho ya nyuma. Bene data, murabizi neza iyo umubyeyi agiye kugenda, iyo umuntu dukunda agiye kwitaba Imana, amagambo ya nyuma ni amagambo akomeye. Ariko murabona ngo Yesu ava ku isi, ikintu cya nyuma yavuze, ikintu cya nyuma yadusigiye ni amaboko arambuye aturamburiyeho umugisha. Iyo niyo shusho dufite ya Kristo, niyo shusho twibuka Yesu azamuka mu ijuru. Ntabwo iyi ngiyi ari agisida, ntabwo ari uko yari abuze ibindi akora, ahubwo nicyo gikorwa cya nyuma cyiza. Nta kintu cyiza nk'umubyeyi utaha usezera abana be abarambuyeho ibiganza abaha umugisha. Ntabwo ushobora kwibagirwa iyo shusho. Natwe turi abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Bene data, mumenye ngo nubwo Yesu yagiye, ariko yadusigiye umugisha we, yadusigiye umwuka we. Ibyo murabyemera se? Mumenye yuko ibyo twemera biturema umutima. Niba wemera yuko ufite ibibazo, niba wemera yuko ufite ibintu byavuye kera mu muryango wanyu aribyo bigukurikirana, uwo mugisha wa Yesu n'ibyo biganza yakuramburiyeho ukabyibagirwa, ibyo nibyo uzagira. Ariko ngo abigishwa ba Yesu amaze kubaramburiraho ibiganza arimo kubasabira umugisha, ahita aburira mu bicu. Yesu yababwiye ko azabana nabo. Yesu aratwibutsa ngo ari kumwe natwe, ababwira yuko ari bo bazamubera abahamya muri Yerusalemu, muri Yudeya, hamwe no ku isi yose. Izo nizo nshingano zacu. Arababwira ati ni ngombwa ko ngenda kugira ngo nzabohereze umwuka wera, ari we mujyanama, kugira ngo abane namwe, kugira ngo nanjye nkomeze kubana namwe kandi mbane namwe ahantu hatandukanye. Byari ngombwa ko Yesu agenda kugira ngo yongere agaruke. Byari ngombwa yuko Yesu agenda kugira ngo abane natwe, kuko iyo bitagenda bityo yajya kuba ari muri Isirayeli ariko atari mu Rwanda. Rya jambo tuvuga ngo Imana ngo irara mu Rwanda ikirwa ahandi ni teoloji itari nzima, ahubwo Imana iri hose, cyane cyane ariko iri mu Rwanda, kuko twebwe turimo kuyisenga, nitwe turimo kuyisaba. Iri aho ngaho aho uri, cyane cyane Imana iba iri aho uri kuko uba urimo kuvugana nayo. Ibi ni ibihe Imana ishaka ko tuyegera kuruta ibindi bihe byose. Ibi ni ibihe Imana itwibutsa ngo yaradukunze iduha umwana wa Yesu Kristo. Ntabwo nzi uko urimo kwitanga mu kuyisenga no mu gusoma ijambo ryayo. Sinzi uko urimo kwitanga kugira ngo ubere abaturanyi bawe umugisha. Nkaba nshaka kurangiza mbabwira ngo nk'uko Yesu yagiye aturamburiyeho ibiganza adusabira umugisha, aba ariko tuwakira kandi aba ariko natwe tuwutanga. Ushobora kuba nta kintu ufite ariko ushobora gutanga ibyiringiro. Ushobora kuba hari ibyo ubuze ariko hari ibyo ufite. Nzi ko uri muzima, ariyo mpamvu urimo kumva ubu butumwa. Gira icyo utanga kugira ngo wereke Imana yuko uhari, kandi nimwibuke ko iyo twatanze Imana natwe iraduha. Ntabwo Imana ishobora gushyira umugisha mu biganza byuzuye kandi bifashe. Imana itanga umugisha mu biganza birambuye kandi bitanga, kuko iyo dutanga ubuzima kandi tukakira ubuzima. Imana ibane namwe. Mureke dusenge. Ndagushima Mana kuko iri jambo ryawe riratwibutsa ngo ntabwo wadusize nk'imfubyi. Iri jambo riratwibutsa ngo waradukunze uduha umwana wa Yesu Kristo, nawe aradukunda, amenyereza abigishwa be kubana nabo, kubasengera no kubagirira neza. Ku munsi wa nyuma abaramburiraho ibiganza basengera umugisha, agenda arimo kubasabira umugisha. Mana, tuzi neza yuko abo bigishwa ari twebwe. Uwo mugisha turawakiriye mu izina rya Yesu. Amen.